abantu mukunze gukurikirana ibintu bya social media cyangwa se by'ikoranabuhanga ngira ngo mugenda mubona by'umwihariko ibintu bigenda bivugwa by'umwihariko ku rubyiruko rwo mu Rwanda. Bamwe bati urubyiruko rwo mu Rwanda rurakeneye, abandi bati wapi ntabwo rukeneye, ahubwo rimwe na rimwe nukuba nyine urwo rubyiruko rwo mu Rwanda ni abanebwe, ntabwo bashaka gukora, ni abantu b'abirasi, ni abiyemezi. Ariko rimwe na rimwe tugasanga nituvuga ngo nidukubita urusyo nidukoma urusyo tujye dukoma n'ingasire. Witwa Badrama nubwo ari yamaze kujya muri iyo liste y'ibyo twakwita ngo ni ibigarasha, akunze kujya ku mbuga nkoranyambaga akavuga ko mu Rwanda ngo leta y'u Rwanda iyobowe na His Excellency Paul Kagame gikunze kubangamira inyungu z'umuturage. Yakundaga kuvuga ko by'umwihariko ahazwi nka Kangondo ni hagiye himurwa abaturage bahatuye bagakurwa mu mazu yabo, ndetse rimwe na rimwe bakahakurwa badahawe ingurane. Ibi rero byagiye bituma by'umwihariko leta y'u Rwanda isa nkaho igaragaza nyine akantu umuntu yakita nkaho nyine hari ahantu rimwe na rimwe batitwaye neza. Biriya byatumye rero ngo abazwi nk'ibigarasha noneho bamera nkaho babonye aho bazamukira, bagenda bavuga ko noneho leta y'u Rwanda noneho byanze neza umuturage ntabwo akiri ku isonga, ahubwo umuturage ubu ngubu ameze nk'uri hehese, bameze nk'aho bari kumushyira mu gashorishori. Ni amagambo yagiye atangazwa na Badrama ashaka kugaragaza yuko nyine RPF cyangwa se FPR Inkotanyi bakora igishose ariko inyungu zikazaho. Ni amagambo agenda atangazwa n'uwitwa Badrama, ariko reka tureke kwita ku byo wenda atangaza, ahubwo turebe ukuri ni iki cyangwa se ukuri ni ukuhe. Mu Rwanda hari abarenga miliyoni zigera kuri 14 z'abaturage babaruye, ubwo ni miliyoni 14. Ubu byanze kunze kwijanisha bigaragaza ko byibuze mu baturage babaruye 55% by'abaturage bahari ni urubyiruko. Urumva nimba urubyiruko 55%, none reka tuvuge ko byibuze mu rubyiruko bivuga ko rushomereye ari urubyiruko byibuze wenda 25%. Ibaze noneho nimba urubyiruko 25%, nimba muri miliyoni 14, ubwo uramutse ushyize kwijanisha nyine ukareba wareba abantu b'abashomeri bari mu gihugu. So tukibaza ngo ibi bintu rero bishobora gukemuka mu buhe buryo, mu rwego rwo kugira ngo tubashe kuba twarwanya ibi bintu byo kuba urubyiruko rufite ubukene, bwo kuba urubyiruko rushomereye. Abenshi bakavuga ati urubyiruko ntabwo rushaka gukora, ariko se tuvuge nyine tuvugisha ukuri nyine twese turebye wenda umuntu rimwe na rimwe no kwenda umuntu avuga ugasanga bahise bavuga ngo uyu nguyu ngabaye kuko abikozwe ngo, ariko se tujye tuvugisha ukuri, urubyiruko rwo mu Rwanda dukeneye, hari ibintu bikenewe. Ikintu cya mbere gikenewe, hakenewe kuba wenda urubyiruko ni byiza koko hari ibintu byinshi byo gukora, byo kuba umuntu yakihangira imirimo, ariko rimwe na rimwe ugasanga hari ibyo bita nk'amananiza cyangwa se nyine imbogamizi, ariko zizo mbogamizi zikaba zifite nyine ikintu umuntu yakita nkaho nyine bizirakomeye ku buryo kuba wabasha kurwana nazo ari ibintu bigoye. Nk'urugero, kera wasangaga nk'umuntu acuruza nk'utuntu tworoheje, umuntu w'umucuruzi ugasanga acuruza ibintu biri aho ngaho byoroheje, akazunguza akabona amafaranga. Gusa ubu ngubu ntekereza ko u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi byubize muri East Africa ruri mu bihugu bifite urubyiruko rukennye cyangwa se rubayeho nabi, ruri mu bushomeri by'umwihariko nyine muri East Africa. Reka turebe nk'igihugu cya Uganda, ukareba igihugu cya Kenya, ukareba igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ukareba igihugu nka Ethiopia nayo yaje muri East Africa, ukareba igihugu nka Tanzania. Ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu bya mbere usanga bikunze kuba nk'imbogamizi, by'umwihariko urubyiruko rwinshi usanga kuri ubu ngubu ruri gukoresha interinete, biri ku mbuga nkoranyambaga, ariko ugasanga rimwe na rimwe nyine kubera ntago mu Rwanda turi eligible kuri monetization, nta YouTube monetization haba, nta TikTok, nta Facebook, nta Instagram. Ubwo bivuze ngo urubyiruko rwinshi rw'aba content creator n'ababikora usanga ari babandi nyine ewana baba arabihanduza cumu nyine babikora avuga ati nibashaka bari igihumbi cyangwa iki, ariko simburare. Ugasanga kubateza imbere ni ibintu babigize ute bigoye. So rero bimwe mu bintu abaturage benshi cyangwa se urubyiruko rwinshi ruri gusaba leta y'u Rwanda, bari kubasaba kugira ngo bihangane, kugira ngo nyine babe bakihangana, bareke kubateza ibigarasha, ahubwo nyine by'umwihariko nimba ari iyo monetization, nimba ari YouTube, nimba ari izo Facebook, nimba ari iyo Instagram, bakora igishoboka cyose, kuko byanze bikunze igihugu gikorera abaturage, igihugu gikorera urubyiruko. Byanze bikunze hari ibikorwa byinshi umuntu yahera hashimira leta y'u Rwanda, leta yobowe na His Excellency Paul Kagame, by'umwihariko bubatse imihanda, bubaka inyubako nziza, numwe mu mijyi isukuye. Abaturage benshi usanga rimwe na rimwe bavuga ko ntago wenda uzigera usanga abantu barwaye amavunja ko cyane byaga bimeze, ntago uzasanga abantu bakijya kwa muganga cyane nkuko byabaga bimeze. Bivuze ngo byanze bikunze kuba bararwanyije ikintu cyitwa ubuzima bubi, byanze bikunze hari n'icyizere cy'uko nibyo bindi bishobora gukemuka. So ni bimwe rero mu bintu nyine abaturage benshi bagenda bavuga n'urubyiruko nyine ruvuga yuko byanze bikunze ku iterambere nyine n'urubyiruko biracyari hasi cyane. Ubwo wenda leta hari icyo igomba kubikora kugira ngo mu minsi iri imbere urubyiruko rube rumeze ute, rube ruri mu birubyiruko narwo rumeze neza, by'umwihariko muri Afrika ndetse no muri East Africa muri rusange, kugira ngo natwe cyangwa se
muri urubyiruko narwo rumere neza kugira ngo reke gukomeza kuvebwa rimwe na rimwe usanga nyine bameze nkaho nyine batubashye bafatwa nkaho nyine ari abantu baciritse ngayo nguko ndi muri kumva ni Ismael muri kugera kuri Rwanda.com mukomeze kugira ibihe byiza.